cya connection ariko ubu ziragarutse. Turakomeje rero, twari tugeze ku gikorwa cyo gukuraho water faucet, ni robine ya jacuzzi, kugira ngo turebe ahantu amazi yifungiye. Nicyo tugiye gukomerezaho. Hano turi kuri jacuzzi, aho turi gukemura ikibazo cyo kuba ibura amazi mo hano imbere, bitewe n'uko hari ahandi ajya cyangwa se akaba hari aho anigiye n'imbere munsi tutazi. Niyo mpamvu turi gushakisha icyo kibazo. Salamu sura. Bose ibyo mugiye gukora. Twese kabuze urwego presentation cyangwa ari inyuma. Ari inyuma. Ari inyuma. yabaye Google bose iri inyuma. Hari presentation iri inyuma. Ari inyuma. Turafunguramo iyi robine kugira ngo tumenye impamvu amazi aza ari makeya kandi ikindi akameneka munsi. Tugomba gukuramo iyi robine. This is the water faucet. Murabona ko ifunze mu buryo butatu. Aha ngaha n'aha. Kugira ngo dukemure iki kibazo iyi jacuzzi yagize. Cyo kutabona amazi.
Sulaiman mwabonanye step ebyiri ntoya bazira twitwa zagiye kuzana ebyiri abantu nabo batanga umugayo bafata ikintu byibuze nta na kibitse ngo umenye ngo yakibitsiwe ahubwo ku kazi ahubwo ntaranakijyana n'abatabijyana babitiye babikoresha niba no kubitaho wabikoresheje ntihabura umuntu ubitoragura ku buryo ikintu cyatakara kiri kugitaye muri parafo akagifungira rwose tuvuge urugero ndi gukorera hano sibyo ntayikintu ndakibagiye cyaharara kikahirwa ugashira ntabwo bibaho icyo kiba cyagiye ese wapimye ubona afite puresha nta puresha afite niyo mpamvu mfunguye n'ino robine kugira ngo mufungure itarimo ndebe itiyazanye ese yo ifite puresha ifite awutireti imwe ikagira na amayinireti abiri urumva hari amazi ajya hano kuri robine imena ishyiramo amazi ivomera jacuzzi noneho hakabaho n'itiyo ijyana kuri pompe cyangwa kuri boyira nako akaboyira ifite akaboyira gashyushye urumva pompe yakira yashyuhijwe sibyo se hano ifite amaboyira mo ndani cyane rwose igira boyira ndabizi kuko yakira amazi akonje ifitemo boyira irishyuhiriza ivuyemo rero ariko uzi iyi ngiyi ukuntu iteye nazo ubwazo zijya ziziba iyi ngiyi ndavuga iyi robine n'iyi boro nta boyira ifite yakira amazi ashyushye ntakonje ifite nyine yakonje ni amatiyo abiri
inireti na out ariko zose amatiyazi arabe arabiri niyo yaya ngaya outlet kabingiye. noneho rero wamfungurira amazi se nkareba pressure reba ujya kwinjiramo hano hari akadagite gahari ariko se ntabwo ariko ni ukuba tayari tukavugana kuko amazi uvuge cyane amazi ashobora kunyuzurana hano. inshuti zacu rero hano tugiye gufungura amazi kugira ngo turebe itiyo irekura amazi niba ari iyi turamenya. Yego urafunguye ongera rekera aya mazi afite presiyo ahubwo ikibazo ni iyi melange. ahubwo fungura indi turebe. sawa funga ongera fungure funga aya mazi urabona afite pressure ikibazo ni iyi robine. iyi robine nicyo kibazo kuko amazi afite presiyo rwose nyinshi. ni ukuvuga ngo imwe ni amazi ashyushye iyindi ni akonje. hari ikindi cyo kumenya rero ese iyi tiyo ijyana